wenda nambara yenda none usahita wanari yewe n'umuntu ngiye nta nubwo nakoze ku munwa mani none nta kinana sengisa nta kinana sengisa kandi najya nkagerageza Chaboni na ubundi ngiye nta mukora n'ugiye ushaka gukora inahanga ariko none ndi kubona ibyo niye nabona watwaza amakarama kuva nava mu cyaro n'ubwa mbere cyari kandi twaze kare akana mwana kakana ni keza mwana wenda makaye umuntu yanagatwariza ubu kabisa kabisa kusha ebana yo ngwenda namutwariza umuntu kabisa Mutsindi uzamenye yuko wabyamenye nawe kari wanje uri mutoto wamubonye ko nakuresha nubwo ari umubakire nkaba ntangi wacu ntahibuka ntanahasha mbere ariko ubonye nawe kafite urukundo mbere kabisa mwana yibukisha tatsubire mu kazi nakorera miliyoni munsi nakorera miliyoni
Akusha nkunda kukubona muri no quartier cyane. Ngewe abantu binabaranze ngende umukara ukomeye cyane. Makuru. Neza. Ni mugenzi wawe. Iyo nawe turakorana nuko ndeba nawe imyenda y'akazi nawe yazanye. Okay, ngaho mu ntwaze nta kibazo tugende tunaganira. Mwana, wewe busigaye hano ndaje, busigaye hano. Atagira undi mukiri ugucika ndaje. Ukunda gukoreramo hari. Iyi karita maze nenda kwimara imyaka 2. Okay. Rigenza. neza kabisa. Sha, mfite amakuru atariho ivumbi. Sha, ngambwira nyine tu. Akira amazi umfashe. Ubu ndishimye byajya. Ariko we nabonye batwaje umukire ma. Nta nubwo ari umukire gusa natwaje. Nabonye mushobora kuba muziranye. Reba uriya mukobwa nakuvuga ngo nzamutereta. Sha, ngeze wa mukobwa natwaje wamubonye. No, ni papa. Nsanze data uko nende gutwaza. Cyatse kuyamurekera ariko ndavuga ni oya. Nibuka ko twira twakubiswe mwana. Uno munsi nanagutunguza amafaranga mpaye. Amaze nk'umuntu ufite ino. Uza amafaranga mpaye. Tugenda uko njya kukugurira akantu manze nkutemo mwana. Kabisa. Sikuri mu bitekerezo byinshi mwana. Ni ikihe kibazo ufite? Niko. Siri nibyo ugomba kureba ntiwakagombye kureba ibintu bifite akamaro ko nabyo nabona gutari no kubireba. Ufite ikihe kibazo? Cara hano tuvugane nanjye. Nako bado ndebe ko Ni ku ishuri se? Wagize ikihe kibazo ku ishuri? Kibazo ndebe ku ishuri. Narakubwiye ngo ujye umbwira ibibazo byose wahuye nabyo. Kuki utambwiye? Uzi ko ariwe mukobwa wanjye mfite nkunda cyane. Ndambwira, ikihe kibazo ufite? Tuba wirebera twa katuni, hariya ngo ni tatuni, hari ibyo njya numva ngo ni tatuwaje, tatuni, ikibihu, ubundi buhurira. Magare tatuwaje ndabyo. Izi ni katuni, tatuwaje nizo zindi bashyira ku mubiri. Bimwe biyandikaho baba star iki. Ariko njya mbona biyandikaho utuntu tumeze nka turiya ni biva kuri tatuni. Ntabwo mbizi gusa izi nizo katuni. Nuse ni ikintu kibazo wagize mama wanjye. Jya umbwira. Uri ku ishuri se? Ndamye ibyo barizi ko utajya umpisha. Ntabwo ujya umpisha. Hasi ko umuntu utishimye. Niko. Ndambwira. Uteze yombi. Wanzu nsezeranye ko utari bubibwire abandi. Ibanga se? Kandi ariwe wakagombye ahubwo guheraho umubwira ibanga ryawe. Urabizi ko mama atajya twumva. Ntajya twumva. Njya nkunda kubona ari ikibazo. Sinzi ikibazo bafite. Ndambwira nabi ntabwo. Mupfiki se? Ntacyo. Ni ukubera njyewe se? Rero wigeze kumva mbwira yuko ngo ushobora kuba mfite abandi bantu ngo njya
ariko nigeze kubimbwira ese hari ikintu ujya ubitekerezaho by'ubiriya bintu abambwira cyangwa ntabwo ujya ubyumva ni ibyacu okay ngamwibwira ibyawe nawe rero regeye ibyanjye na mami nanjye gusa ntabwo nshaka ibintu tugiye kuganira gusa kwibwira mama ndagusezeranya ko ntari buvuge ubundi se ubu ntari hano simbizi usize hariya mva mu cyumba nabonaga nta muntu uhari nabonaga nta muntu uhari rwose banza yibereye mu byo mu cyumba ntabamenya ndabanyibwira mwana wanjye wabona hari akantu ushaka kumbwira haba ari agasore karimo karamutereta se kuseka se ubwiwe n'iki siko imyaka yanyu mba mbona ari ibaye kandi shaho biriya bintu ntabwo ari byiza kwishora mu barego ugomba kubijyamo ariko ibintu by'abasore buriya utabigizemo ubwenge byaba ari ikibazo mwana wanjye hari benshi cyane byagizeho ibibazo bahura n'ibibazo bikomeye cyane bareka amashuri ntabwo ari urukundo ushobora gukundana ushobora kuba kukonera umubiri wacu babidusaba ko twagira gutyo tukaba twashaka abo dukundana ariko mu buryo dukundana ibindi bigiyongeraho byari byagerwaho mwana wanjye ntabwo byari byagerwaho hari ibintu biza ngo ni urukundo mukongeraho ibindi ngo nibyo rukundo ariko bishobora kubaviramo ibibazo bikomeye cyane nko gutwita inda zitateganyije ukabyara imburagihe mwana wanjye amashuri ukayareka nizere ko bitazaba rwose ndabizi ko nawe uri mukuru ibintu by'inkundu bishyire ku ruhande sibyo nibyo bashaka kumbwira ngaho se mbwira ngaho mbwira rero ukuntu n'uburyo bitegura hari bigejeje imyaka ingahe umukobwa wanjye hari ufite ingano ntabwo rero kubera kwirirwa muri byinshi kubera akazi kenshi ntabwo mbazi cyo koza niba utabimbwira ndabibaza mama wawe mbona ari bubikurikirana cyane ariko bibaho njya namenya ko ariko tumaze no gusaza ntabwo ushaje wenda se ndashaje ntabwo ubona yuko mfite ni byinshi zo kubarera inshinga zo kubahingira buri kimwe iki byose minerivare ibyo bintu najya kujya cyo koza mperuka ufite 17 17 ariko mperuka ryari se jobundira waba utangiye gukundana ufite 17 kandi ese hari ikibazo koko ni ikibazo gikomeye cyane icyo gihe wakundana ariko hari ibyo utagomba kujyamo hari ibyo utagomba kujyamo rwose bishobora kukubyarira n'ibibazo nawe mbwira ni ikihe kibazo ntabwo ari ikibazo papa gusa ni igisubizo se nyine ntabwo ari ikibazo gusa kuri njyewe ngifata nkaho gishobora kuba ari ikibazo cyane ariko kubera ko we nta kintu yihisha mbwira buri kimwe cyose nyine ejo ndi kuva ku baba nahuye n'umuntu wahuye n'umuntu ni umusore nuko wumva uramukunze wumva uramukunze akora hariya ku isi musanze akora iki tugahuza abantu neza cyane akora iki atwaza abantu imizigo atwaza yego urugo noneho ndumva ndabambwira atwaza abantu imizigo ngakomeza umbwire nuko nyine namubonye dufataho wumva uramukunze rwose uwo muntu utwaza abantu imizigo ariko nta kintu atwaye papa ariko buriya abagaburira inda ye ubu se umuntu utishoboye azashobora undi muntu umukobwa wanjye uratishaka kumushyira mu bibazo koko none se papa wowe byose wabigezeho nuko udahereye kuri zero nahereye kuri zero ariko mpera ku kintu gifatira kandi nicyo ndimo ndakureramo ndikukurerera kuba wakwiga ukarangiza amashuri ugakora n'abandi ariko se koko biziho koko ariko ubuzima bwawe papa urabizi ndagukunda ntabwo mva yuko nagushora mu kintu nk'icyo ngicyo none nahise utari bunyumve ariko ntanakumva mwana wawe ngaho mbwira komeza umbwire erega uriya nta n'uwamenya igihe twagera gutya tukanamufasha
humura ntacyo nakwima mwana wanjye urabizi nubwo wenda ntabyumva ariko nawe ubitekerezeho ni uwundi mutwaro tugiye kugira ngiye kurera abantu babiri ntabwo nabikwira kuko urukundo rujyaho aho rushaka ariko se wakagombye kuba washyiraho undi muzigo kugira ngo njye mfashe umuntu wikorera iyo mizigo koko ariko ntabwo ashaka kumufasha papa ibaze ko atanabizi ko mukunda hari ibyazina rero noneho niwe wikundiye ntacyo ahubwo uzashaka umwana uretse ndanakojije imyaka yawe ufite imyaka ingana yayo niko mama minyone oya ndashaka kumubaza ntabwo nibuka imyaka yawe kandi ndashaka ko 18 reka na mama minyone azi mama minyone wino hano niko se muko sinabivuga arabatari kagahungu nababonanye hariya kaje kagutwaje nabyumvaga ibintu byose mwari muri atuye twicariye ahangaha ntari bimwana kubona n'imizigo iba yashize yabaye mikeya akatwicarira tube tuganira ariko se jado ko muri no minsi utameze neza urebye muri ino minsi kuva nava mu cyaro nanone nkaza namara kubona umukobwa kwa mubosi tamira kwa mukunda ntabwo nyiryama ngo nsinzire uriya mubosi yagushota mwana nuri inshuti yanjye Imana urukundo rungeza harenga kuva sinzi biri kumbaho icyo nkwemera rero niwe ntabwo unyuca intege niyo mpamvu nyenye mbona tuzanakira barebe ko nkubwira uriya mukire ngiye kuzagenda muri aka kazi akazi se shabwa azakaguha mwana ni danje akazi se ko gukora iki kaba k'ubuzamu n'akandi kuza ubwo singiye gutuma ubana nawe mwana kandi uzi ko dufite gahunda yo kwipagasiza amafaranga tukayagwiza ni danje mwana kiriya cyaba kigucitse nawe banaki icyo nkwemera wowe bimfashamo nyine nuko nanjye nazi ibyanjye njyewe ntaho mbanzi nka Imana yanyerekeje ariko ugomba kwitonda urukundo rurangije nuko urukundo rumera hano urabona nirirwa n'undi mizigo mbere naritajyaga nananiwe nkahita ndyama nkahita nkanguka mu gatondo nka saa 9 mpita nza mu kazi none byabaye danje byarushije hadi byose bizayo bana asigaye ari danje none unakaga telefone kanje karapfuye mu kibanza minuto nyine mama kandi babizi ko maze kugira uduhumbi twanye nka 40 ntabwo nadukora urabizi ko nge ubundi urabizi ko nagafashe ngomba kugutama ariko reka nkwereke mfite ibihumbi byanjye 70 n'ibicamo nzakujyana natuye kwitamo mwana nzagenda nzakugurira n'akantu nzakugurira akantu kandi hari ikindi kintu nshaka ubuzima mwana tumaze no kuburambirwa dukimaze ntabwo ari cyo kujya nyine kandi imizigo imaze gucumura ibitugu dore ibikovu byaje kwa kuko bizasimo nayo imizigo ibitugu sinakubwira dufite mana ntabwo umuntu agirukira neza ariko igihe cyacu nabyumvaga atangira yakubarira nari ngiye kuza muri saba numva aratangira arabaza ariko ejo bundi nababonanye n'agahungu ngaho mbwira muko umukarane koko akaraga ko k'amafuti niho ngeze baba we yegagahinda ni wa musore ngo ukora hano ruguru ariko mama minyone buri urukundo ntabwo ruhagarikwa gusa ngiye icyo nshaka kumenya ese minyone wacu agejeje imyaka yo kuba yakundana n'umuntu tubashe kubona uburyo tubimutwaramo nawe gukundana byo nge ntabwo numva yuko rwose ari ikibazo imyaka 18 yonyine urakira ugiye no gukundana n'umuntu udafatitse w'amafuti aho nanjye yambwiye ko rwose atayazi kwiga ntabwo bizahagarara mama agasore nabonye kubera ko twakundanye aramutse agize ibindi birwara gutera ko nzi neza yuko ese mama minyo ujye umubasha kumuganiriza ku byerekeranye uyu mwana ndamuganiriza ariko ndabona agiye kunanira ujye umuganiriza ku buzima bw'imyororokere kwa pasiteri hari umusore namuhitiyemo ndamukunda ubu yagiye kwiga hanze kandi ndabizi ko nawe amukunda njye namukunda oya ni umukire mwaje amabanga menshi rero umukire ntabwo ugomba kujya gukunda kari agasore ntashaka ntishimiye
papa mama mitiramo umuntu tuzakundana gute warabishyigikiye ukuriye yanaciye muri byinshi ntabwo wowe se yaciye mu kutamumitiye ni ukuvuga ngo aramutse amuguhitiyemo ukamukunda nta kibazo ariko uwo mama amitiyemo rero simushaka nimba uwo nshaka nimushaka mwaretse nkakundana n'umuntu nshaka wanjye ukiri mutoya ufite imyaka mike wabaye wihanganye ko ucyari mutoya ibi bintu by'inkono yego uba ufite urwo rukundo ariko rujyane gake gake ubanze wige basi ariko ntabwo bizakura ko nziga pe urabidusezeranije yego unyura kubyumva uwo muhungu simwemera na gato simwemera papa wawe yagushyigikira atagushyigikira ntabwo namwemera ntabwo nshaka umukobwa w'amafuti ubundi se mama ikintu yemera ni iki twemera se si mama wawe kandi umwana azankoza isoni uyu mwana azankoza isoni uyu mwana azankoza isoni pe njye ikibazo mfite ni imyaka ufite nawe gukundana ukunda uwo ushaka rwose nta kibazo gusa imyaka irahagije 18 minyo imyaka 18 ubu se urashaka gushaka nk'ufite nk'imyaka ntabwo gushaka papa icyo ndimo ni relationship n'abandi ariko ntabwo ndi kubwa ko ugiye gushaka simbizi sigarana na mama wawe mwe mubiganiraho gusa ngiye cyose icyo urukundo ntabwo rureba ngo imyaka urukundo ntirureba ngo urakuze gusa icyo nkeneye ni ukumenya uburyo ugomba kwitwara muri urwo rukundo biramutse bibaye nawe ubundi mama wawe simenda kubyumva byo biragoye ariko nanone ugomba gukora ibyo ababyeyi bumvikanyeho sibyo ujye kubiganira n'ubundi ntabwo bizakura ko mukunda nakundi reka uriya muhungu simushaka wa mukunda utamukunda mbwira papa wawe aragiye niko mukubwira nyine uriya nanjye yigeze kuntwaza cyakoze nabonye kagira umutima harida ariko ni amafuti mama ni umwana mwiza ariko nkojeje isoni ntabwo ari kugukoza isoni mama nkojeje isoni neza najyaga nkureba nkabona narabyaye umuntu muzima ufite gutekereza azakumarira iki ndetse mama urashaka ngo amarire iki hari ibyo papa wawe nigeze kumva kuganiriza urashaka ko arera abantu babiri abareze se ubundi bitwaye iki mama ntabwo nakubyariye ngo ndere umwana ndere n'umukwe urumva ibyo bintu bikwiye ndabyumva kurera umwana nkarera n'umukwe basi ndabyumva none ntabwo biri gukora uko mukunda sinabibabwiye nabibasezeranyije tugitangira ntabwo biri gukora uko mukunda kandi ikindi gutanga ese muri make uhisemo gusuzugura mama wawe ntabwo ari ukugusuzugura mama wowe ujya gukunda umuntu aguhitiyemo